Kurota usambana, ndumva aricyo uyu munsi tugiye kureba. Ubushize nari nababwiye ku bijyanye no kurota usambana muri rusange, ariko ushobora kurota usambana n'umuntu mufitanye isano cyangwa se ukarota usambana n'inyamaswa. Uyu munsi nicyo noneho ngiye kubasobanurira. Ndabasuhuje ariko kandi mbifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, harimo no kunkurikirana. Ndetse mbibutsa ko gukora subscribe, like, share na comment ari ikintu gikomeye kuri twebwe. Ni ikintu gikomeye kuri twebwe mu buryo mudashobora kumva, kandi turabizirikana tukabasabira umugisha ku Mana tubikuye ku mutima. Ubushize rero nk'uko nabibabwiye, nari nasobanuye ku nzozi zo kurota usambana muri rusange. Tubona yuko kurota usambana aba ari umwuka mubi ugiye kukuzaho wo gukora ibyo nyine, icyo gikorwa cyo gusambana. Hano biba bigomba kugusaba ko ufata igihe gihagije cyo gusenga kugira ngo Imana ikurinde uwo mwuka mubi. Ariko nk'uko mwagiye mukurikirana iki kiganiro cy'izi nzozi zo kurota usambana muri rusange, abantu bagiye banyandikira muri komenti bambaza ibibazo bitandukanye, aribyo n'ubundi nari narateguye kuzababwira mu minsi izaza. Hari uwambajije kurota usambana n'umwana wawe, ariko yenda akamubona umwana we akaba ari umukobwa, nyuma akaza guhinduka umuhungu, hanyuma uwo mubyeyi akarota abona ari gusambana nawe. Yenda hari n'abandi batabashije kubyandika bafite izo mpungenge, kurota usambana n'umuntu mufitanye isano muri rusange icyo byaba bishatse kuvuga. Aha ndabibutsa ko inzozi ni zimwe mu nzira Imana idusuramo, ituganiriza, iduhwitura cyangwa se idukebura mu buryo bumwe na bumwe, cyangwa se iduha amakuru ku buzima bwacu. Bitavuze ko habaho inzozi nazo zitagize icyo zivuze. Hari inzozi ziba ku bantu ntizitange mesaje, hari ibyo yenda wiriwemo, hari ibyo wifuza wowe bikakugarukira gutyo gusa. Ariko hakabaho n'aba bantu tuzi bamwe bakabya inzozi, urota ikintu kikaba kitanaba, hakaba ikijya gusa nacyo. Ahangaha tube tubifashe muri ubwo buryo, yuko kurota ari bumwe mu buryo Imana idusura, ituganiriza ibintu bitandukanye ku buzima bwacu. Kurota rero usambana n'umwana wawe, uko byaba bimeze kose, yaba yari umukobwa akaza guhinduka umuhungu muri izo nzozi, cyangwa se yaba n'ubundi yari umuhungu akarota muri gusambana, ni ikintu kitari cyiza. Ni inzozi zitari nziza, zitanagushimisha. Nubibona uzagerageze gusenga. Bisobanuye iki rero? Kurota usambana n'umwana wawe bisobanuye imyuka mibi kuri wowe. Bisobanuye d'abord imyuka mibi kuri wowe, ariko n'uwo mwana adasigaye. Noneho si umwuka mubi yenda nka kuriya nabibabwiye yuko aba ari umwuka mubi w'ubusambanyi ugiye kukuzaho, hakaba hakubaho ibihe bibi byo gusambana. Oya, ahangaha ho biba bigaragaza yuko uwo mwana warose musambana nta terambere kuri we, nta buzima bwiza kuri we bizigaragaza ku buzima bwe. Azaba ari wa mwana utagira ikintu mbese cyabasha kugira aho kimukura ngo kimugeze, ahora failinga mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni wa mwana uzajya uhorana umwaku mu byakugerageje gukora byose, yajya kwiga bikamunanira, yagerageza gukora akandi kazi bikanga, yagerageza kubana n'abandi bana bikanga, ugasanga ni wa mwana uhorana ibibazo mu buzima bwe, nta terambere mbese abasha kugeraho. Noneho wowe
mubyeyi wabirose nawe ni uko. Mu by'ukuri aba ari ikintu gikomeye cyo gusengera kandi ubishyizeho umwete n'imbaraga, kuko kiba gifasha abantu babiri. Ni umwuka mubi wowe mubyeyi kuri wowe wo kutagira iterambere, wo kutagira ikintu kizima ubasha kugeraho, guhorana ibibazo mu rugo, guhorana ibibazo mu bana, ugahora mbese nta kintu kiguhesheje amahoro mu buzima bwawe. Kurota noneho usambana n'amatungo cyangwa se inyamaswa. Kurota usambana n'inyamaswa ni inzozi nazo zidashimishije, zidatanze amahoro kuri wowe, cyane ko no mu muco nyarwanda atari ikintu kizima, atari ikintu kiba mu ndangagaciro zacu. Kurota usambana nabyo bisobanuye imyuka mibi, ni ukuvuga ngo ni abazimu baba bihinduye bakaza muri iyo nyamaswa, ukaba ari bwo ubibona, ariko baba bari kugutera. Ntabwo mvuze ngo muzasambana ubyumve, ufite uko uzabibona muri izo nzozi, ariko ni abazimu baba baguteye. Kandi ikibazo ahangaha ho kurota usambana n'inyamaswa kibi ni uko abo bazimu baba bashaka kukwica. Aha rero menya ko ubuzima bwawe buri mu kaga gakomeye, buri mu kaga gakomeye. Niyo mpamvu uba ugomba gusenga cyane, ukabishyiraho umwete, ugahereza Imana umwanya, ukayibwira. Turayisenga ikumva, ntabwo ari Imana itabasha kumva cyangwa se isaba ngo wikebagure, isaba ibindi bitambo, ahubwo wowe kuyiha umwanya, warangiza ugasenga, ibasha kumva kandi irakora. Yesu abaha umugisha.